iyo uhuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kuvuga ngo mbuze urubyaro igihe nari nkeneye urubyaro urabyicuza ukaba wumva wanapfa. Ugiye kubona agasore k'inkungubutsi akagegera kavuye ahantu karaje mu rugo rwawe kagutwaye umugore karagusenyeye neza, nawe nibwo uhita utangira guha agaciro rwa rugo wasenye, ba bana watumye bajya ku muhanda ngo uri gupfubura. Umva ngo uriya muntu uburaya ngo yaraburetse ukumva mwagakirindaye. The fact nimba umuntu akuzi muri ibyo bintu akenshi biragoye ko yazakubona mu isura yindi itandukanye, biragoye ko wazakumvisinga abantu ko kera wari umuntu mubi aka kanya ukaba uri umuntu mwiza, biragoye cyane ukaba wenda wikundira kwisambanira n'urugero. Ukumva murakubwira ati gusomana ntabwo ari byiza, ejo wamara kurwara wamara kugira ibirwara byinshi muri wowe ugasanga nibwo utagiye kuvuga ati Imana yagasani iyo mbimenye simbikore, mbega ufite ibifukonyi byinshi mu mutwe, ukaba utari kubona ko uwo muntu agukunda bya nyabyo, ukaba utari kubona ko uwo muntu ahubwo abaye ari n'ibishoboka yakwitangira. Rero abantu benshi bicuza urukundo bangije mu gihe bahuye n'abantu batabakunda bakabahemukira. Uratangira ukavuga uti iyo mbimenya, Hello everyone, how you doing? Hope you're doing fine. Welcome back to my YouTube channel. My names are Uwababyeyi, Sonia, Lola, and it's a pleasure to see you today, tonight, whatever. Anyway guys, mumeze mute, mumeze bon. Ese urumva wishimye? Urumva wishimye cyane kabisa? Urumva umeze neza? Urumva Imana ikomeje gukora icyo bita kugusigaho amavuta yera? Anyway, reka nizere ko umeze neza ahantu hose uri, reka nizere ko wishimye, reka nizere ko nubwo wenda uno munsi ushaka kuba utishimye, I really hope ko ejo uzaba wishimye, I really hope ko ejo uzaba wumva umeze neza mu mutima, mu mubiri. Abantu batangiye kumamagara muri muretse, nimba uri kuri ino video ukaba uri kumamagara baburetse. So reka nizere ko umeze neza mu mutima, mu mubiri, mu bwenge, mu mutwe. Buriya nabyo ni byiza kumera neza mu mutwe. Abantu benshi tutameze neza mu mutwe biratwangiza, sibyo? Anyway, so amazina yanjye nk'uko natangiye mbivuga nitwa Uwababyeyi Sonia Lola. Umuntu ukigera kuri no YouTube channel ndagira ngo mbanze nkubwire ubanze ukore subscribe, tujye tubana mu biganiro byinshi bisa neza biri mu bwenge. Nzaza nshyiraho uko bwije nuko bukeye, okay? Mukore subscribe. Abantu bayikoze ndabashimiye cyane, mbahaye imitima, mbahaye imibizu, alright. So uno munsi rero ntago nshaka kubatingira. Uno munsi mumbaze ngo nabateguriye ibiki? Uno munsi nabateguriye ibintu 10 abantu bakunda kwicuza iyo bakuze. Akenshi ubuzima tubayemo bwa buri munsi bitewe n'amahitamo tugenda dukora, bitewe n'ubuzima tubamo bwa buri munsi nk'uko mbivuze, hari amahitamo dukora, hari ibyemezo dufata mu buzima bwacu, hari muri ibyo byemezo haba harimo ibibi, haba harimo ibyiza, muri ibyo byemezo haba harimo ibyatuzamura mu mitekerereze cyangwa se mu buryo buri economic, ndetse kandi haba hari n'ibyadusubiza inyuma, cyangwa se usibye no mu mitekerereze cyangwa se mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bw'imibanire, mu buryo tuzasazamo. Rero ugasanga hari ikintu turi gukora aka kanya nyamara ejo tuzicuza, okay? Hari bakuru bacu, hari ababyeyi bacu, hari aba grandpas bacu, aba grandma bacu, grandpa emas, okay? Bagiye bakora nyine ibintu byinshi, nyuma bamara gukura ugasanga bakoze icyo bita kwicuza, right? So nukuvuga ngo rero uno munsi ibyo bintu abo twagiye tuganira mu bushakashatsi nakoze, hari ibintu 10 nabateguriye. Ndavuga ati reka nzaze mbibabwire kugira ngo
ejo cyangwa se ejo bundi nyine nawe nunakora icyo kintu uzaba uvuga ati nyamara ibintu ushaka kuzabyicuza, biguhe amahirwe yo kuvuga ati okay, nimba ubikoze ubwo nyine uba uzi ko hari umunsi ushaka kuzagera ukaba wabyicuza. Okay, so ikintu cya mbere rero umuntu yicuza iyo amaze gukura cyangwa se iyo ibitekerezo bye bimaze kwaguka, iyo ubuzima nyine utangiye kubona indi reality itandukanye y'ubuzima. Ikintu cya mbere umuntu yicuza ni inama atahaye agaciro. Well on this, abantu benshi batugira inama zitandukanye. Umuntu ugasanga wenda uri umusinzi, umuntu akakubwira ati wagiye ureka kunywa inzoga, gabanya ubusinzi, gabanya inzoga, gabanya ibintu ufata uri kumva kugira ngo bikujyane furi cyangwa se iki. Umuntu akabikubwira ukumva arakwanze, ukumva ari kukubangamira, ukumva ari kugutesha umwanya, ukumva ari kuva ati uyu muntu yambabaye akama amahoro nk'isindira. Okay, iyo ni inama nziza. Umuntu ugukunda ntabwo yakubwira ngo genda mu kabari baguhereze akabari kose bakaguheka inzoga, yaba ari kukwica. Rero iyo umuntu akubwiye ngo wenda reka iki kintu kuko nta hazaza kizakugirira, ejo inzoga uko uzinywa niko unazisohora, nta kindi kintu zikwinjiriza, urwo n'urugero ndi gutanga, ukaba wenda utaha agaciro iyo nama ari kukugira kandi mu by'ukuri nta kindi kintu kibi akugamijeho. Iyo nama ni inama uzicuza muri cya gihe wenda amafaranga wasindiraga utazaba ukiyafite, amafaranga wahongagamo abantu bagurira amayoga utazaba ukiyafite, cyangwa se wenda ukaba wenda wikundira kwisambanira. n'urugero ukumva murakubwira ati gusomana ntabwo ari byiza, ejo wamara kurwara, wamara kugira ibirwara byinshi muri wowe, ugasanga nibwo utagiye kuvuga ati Imana yagasani iyo mbimenye simbikore. Ya nama baguhaye nibwo utangira kuvuga ngo Mana, iyi nama iki barambwiye ngo njye nkoresha amafaranga neza, byaranze none ubu ndakennye, dore ubu ndwaye ibirwara, nkoze ibiki n'ibiki, ibintu byinshi bitandukanye. Rero ikintu cya mbere umuntu yicuza ni inama atahaye agaciro. Nimba uri kureba ino video, ikintu ugomba kwitaho, burya umuntu uguha inama kandi ukumva ko ari inama, burya tujye dukoresha iyindi sense ya gatandatu yacu, yacu kugira ngo tuvuge ati ese wamugani, nimba umuntu ari kumbuza gukora iki ngiki, vuga ngo ninde wagikoze agatera imbere, ninde wagikoze akaba abayeho neza, ninde wagikoze bikaba bigenda, ninde wagikoze kikamukiza. Okay, nusanga nta muntu wigeze kugikora ngo kimubere cyiza, wumve ko iyo nama ari inama nziza, ari inama ya kigabo. Okay, so ikindi kintu cya kabiri umuntu yicuza iyo amaze gukura ni izina ryawe wangije. Guys, uko turi batoya gutya turi batoya, okay, hari fondasiyo y'ubuzima tuba turi kugenda twubaka ku mazina yacu. By'umwihariko hari ahantu tuba tuvuga ngo dushaka kuzagera, urukumva hari abantu baba bamaze kutumenya, wenda niyo baba atari benshi, n'abo mukorana cyangwa se abo mukorana, abo mwigana, abo mwigana, abo mutemberana, inshuti zawe zisanzwe. The fact rero ufite izina wenda ryo kuba umuntu mwiza, ejo ukazarigira izina ryo kuba umuntu mubi. Tuvuge nimba umuntu akuzi uri umujura, okay, nimba umuntu yarakuzi uri umwana mwiza witonda umeze neza kabisa, ejo akazumva ngo uri umujura, agateleviziyo k'abandi wagiye uragaterura, baragufashe, baragufunze, uri umusinzi, uri indaya, n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye abantu bakoresha bica amazina yabo. Uri kumva umuntu nyuma y'igihe runaka ntabwo azagaruka kubwire ngo umva ngo uriya muntu buraya ngo yaraburetse, kumva mwabakira indaya. The fact nimba umuntu akuzi muri ibyo bintu, akenshi biragoye ko yazakubona mu isura yindi itandukanye, biragoye ko wazakumvisinga abantu ko kera wari umuntu mubi, aka kanya ukaba uri umuntu mwiza. Biragoye cyane, ni ikintu kigoye kuba wavuga ngo izina ngo nari mfite ryo kuba umuntu mwiza, ngo nararihinduye mba umuntu mubi, aka kanya nagarutse mu buntu bwiza. Biragoye kuko buriya usanga tugenda nimba nk'abagabo wenda bagiye gushaka nk'abakobwa wenda tuzi wenda bicuruza, iyo umuntu azi umukobwa washatse yicuruza, ntago amubonamo ishusho y'umugore utagikora ibyo bintu. Biragoye nyine, kereka wowe mugabo we mwirirwana 24/7, mwirirwana
muganira buri kimwe, ubona imyitwarire ye, niwe muntu wabasha gukomveka abantu ukavuga ati nukuri muntu yarahindutse. Ariko twebwe nk'abantu tubirebera nyuma duhora tuvuga ati ikiri mu muntu ntawe kijya nk'uko bajya babivuga, bati nimba yarabikoze icyo nzi cyo n'ejo yazabikora. Okay, so iki ni ikintu cya kabiri, izina ryawe wangije, izina ryawe waretse kwitesha agaciro, uri umunyatabi, uri umuki n'ibindi bikorwa byinshi nyine bibi dukora kandi bikaza ku mazina yacu. Hari n'igihe ushobora no kujya gusaba akazi, rega bakubwira, wajya gusaba akazi ukajya kumva umuntu ku ruhande muti uriya muntu niwe mushaka guha akazi, uriya muntu ni umujura ukomeye cyane yibye miliyoni 40, ntabwo bazumva ko bagufunze bakagufungura ukaba utazongera kwiba, biragoye cyane. So icyo ni ikintu cya kabiri, umuntu yicuza izina rye yangije akiri mutoya, yakura bikaba bikiri kumugaruka. Ikintu cya gatatu umuntu yicuza ni amahirwe utigeze ukoresha, inzira wasibye n'umwanya wataye. Icyo ni ikintu kimwe gusa kirimo ibintu bitatu: amahirwe utigeze ukoresha, inzira wisibiye ndetse n'umwanya wataye. The fact hari amahirwe menshi, nanjye n'ababeshye aka kanya hari amahirwe menshi nzi nagiye ntakoresha, urukumva nkayasimbuza ibindi bintu, nyamara ibyo bintu aka kanya tukaba tutakiri kumwe. Ibyo bintu aka kanya nkaba ntakibifite, ibyo bintu aka kanya nkaba ntakibifiteho access, ibyo bintu aka kanya nkaba ntakinabishaka no kubibona cyangwa se no kubyumva, naho binyuze nkaba numva ntanahanyura. Okay, ariko muri icyo gihe twari turi kumwe numvaga ari byo bintu birenze bibaho, bituma rero hari amahirwe menshi atandukanye nagiye mwitesha, hari umwanya mwinshi nagiye mwangiza kuri ibyo bintu aka kanya tutakiri kumwe, aho kugira ngo mpereze umwanya ibyari bimfitiye akamaro, ayo mahirwe nari mfite ako kanya. Okay, so rero nimba ubonye opportunity, hari ukuntu bavuga ngo, hari ifoto nabonye yo kuri simwe, hari abantu nyine bagenda bapostinga utuboro ni ukuvuga ngo umuntu yari ari mu mwobo afite yantuze abantu buririraho bari kubaka waha urwego. Ni ukuvuga ngo umuntu yari ari mu cyobo hasi, urumva afite urwego, arangije ntiyafata urwego ngo ari rwo azamukiraho ave mu rwobo, ahubwo afata ibiti biri kuri urwo rwego abicanamo umuriro. Bakavuga ngo rero nyine ntukangize amahirwe yawe for temporary things, ku bintu nyine bitazahaguma, ku bintu nyine bitari buguma aho ngaho umwanya munini. Okay, ni ukuvuga ngo rero amahirwe ufite aka kanya yakoreshe, kuko ejo ushobora kuzaba yicuza. Reka nimba hari ukuntu nyine twebwe nk'abantu ushobora kuvuga umva ibi ntabwo ndi bubikore kuko umuntu wenda turi gukundana atabishaka, cyangwa se kuko wenda uwo muntu nshaka, reka mbireke nzaba mbona ibindi n'ibikira, ukumva. Kandi twibagirwa ko abo bantu turi kumwe uko baje ni nako bagenda, cyane ko banavuga ati ntukizere umwana w'umuntu. Gusa nyine uko igihe kigenda niko ugarura ubwenge ukavuga ati biba bintu nakabaye narabikoze, kuko uriya muntu si mama, si data, si musaza wanjye, si mushiki wanjye, si bene wacu, nakabaye narabonye ko uwo muntu tutazakomezanya, ahubwo nkakomezanya na bya bindi bizama wenda amafaranga azambeshaho no mu bundi buzima, azama fondasiyo y'ubundi buzima. Icyo rero ni ikintu cya gatatu abantu bicuza amahirwe batigeze bakoresha, umwanya bataye ndetse n'inzira wisibiye. Okay, ikintu cya kane abantu bicuza ni urukundo wirengesheje. Ku kintu cy'urukundo rero, iyo bavuze ngo urukundo wirengesheje mu buzima busanzwe, buriya guys, hari igihe uhura n'umuntu ugukunda, akagukunda pe, akagukunda bya nyabyo, ariko kuko wowe nyine ufite ibisazi mu mutwe, ufite ubusazi bwinshi, ufite iraha ryinshi, ufite ibifukonyi byinshi mu mutwe, ukaba utari kubona ko uwo muntu agukunda bya nyabyo, ukaba utari kubona ko uwo muntu ahubwo abaye n'ibishoboka yakwitangira mu bintu bitandukanye, urukumva uwo muntu ukamwirengesha. Iki kintu abantu benshi barakicuza kubera iki? Hari igihe wanga umuntu ugukunda ugasanga wa wundi nyine utagukunda nk'uko wa wundi yagukundaga. The fact wa wundi atagukunda nk'uko wa wundi yagukundaga,
uza igihe kizagera nurangiza uvuga ati akoshama uzi ko uriya muntu yankundaga yarankundaga none dore uriya nirukankiye wenda yanyibye nk'intebe ni urugero yanyibye nk'intebe yanyibye nk'amafaranga kuri konti yarampemukiye mu buryo butandukanye uri kumva ariko iyo mbimenya nkagumana na wundi wankundaga ntabwo bino bintu ari kuba yarabinkoze uri kumva ikintu rero nabwo abantu barakicuza noneho iyo bamaze kugera mu rugo iyo umaze gushaka umukobwa hari nk'ukuntu wenda abagabo bashaka bagendeye kuri physical appearance ukavuga ati Sonia ni mwiza ndamushaka Sonia ndamurongora ndamushyira mu rugo rwanjye wamara kugera mu rugo Sonia nkakubera icyo bita icyorezo gikomeye cyane wamara kugera mu rugo nkakubera icyorezo ukavuga uti man kuki nashatse Sonia iyo nishakira Karine ko Karine yankundaga urukumva koko ari wowe wari no kuzamfasha kubaka rero abantu benshi bicuza urukundo bangije mu gihe bahuye n'abantu batabakunda bakabahemukira uratangira ukavuga uti iyo mbimenya uratangira ukavuga uti biriya bintu byose disi yakoraga biriya bintu byose yankoreraga ntabwo ari uko yaranyanze ntabwo ari uko atanyifurizaga icyiza ni uko yankundaga ubwo icyo ni ikintu 1 2 3 4 okay icyo cyari ikintu cya 1 2 3 4 okay ikintu cya gatanu rero abantu bicuza okay ikintu cya gatanu abantu bicuza iki ngiki cyo kigenewe abakobwa ikintu cya gatanu umuntu yicuza ni inda umukobwa aba yarakuyemo guys this is something deep this is something like really deep kubera ko umukobwa iyo amaze gukura umukobwa iyo amaze kuvuga ngo mfite imyaka wenda 35 okay reka mbereke hari impinduka zitangiye kuba mu mubiri wawe wenda utangiye kubona nk'abandi babyeyi wenda babuze urubyaro utangiye cyangwa se nawe ukabura urubyaro ugeze mu rugo ubuze urubyaro wibutse ko wakuyemo inda 800 wibutse ko buri munsi waryamanaga n'umusore farumasi hafi aho ngaho wagira ngo utuye mu gipangu cyawe uza kugura ikinini cyangwa se ujya kwa muganga n'ibindi bintu byinshi abantu bakoresha kugira ngo bakuremo inda uri kumva iyo uhuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kuvuga ngo mbuze urubyaro igihe nari nkeneye urubyaro urabyicuza ukaba wumva wahera wanapfa uratangira ukatekereza ubati nimba warakuyemo abana 90 utimana abana 90 basi y'urukoramo umwe ubaka akanya kumbuza umwana ugatangira cyangwa wenda wamara nko kugera mu rugo wabyara ukabona utwana twawe ni twiza ukabona ni tubebe ukabona tumeze neza ukabona nyine n'abana kabisa urumva ukavuga ati ubu babandi bose nakuyemo kuki nababujije ubuzima buri mukobwa wese rero arabyicuza cyane ko abenshi usanga hari nk'abakobwa benshi baryamana n'abahungu for the meantime like nka gutya bavuga ngo hit and run whatever urukumva atari uko bakundanye ariko kwa kundi nyine umukobwa aba amaze kuba pose amaze kubaka urugo amaze kugera mu rugo amaze kuba nyine umukobwa w'umutima amaze kuba umugore w'umutima urukumva nibwo utangira gutekereza ukareba amabara wakoraga ukuramo abana batagize ikintu batigeze bakubwira ngo ujye kuryamana nabo kugira ngo baze mu nda yawe nyine iyo umaze gukura umaze kuba umugore uravuga uti ibintu byose nakoze iyo ntabikora n'ubundi ko nari kuba mfite urugo ko nari kugira urugo rwiza nk'urwo mfite aka kanya kuki koko nabikoze so ikindi rero cya gatandatu umuntu yicuza iyo amaze gukora icyo nari mvuze cyari ku bakobwa iki rero kiri ku bahungu ikintu rero umuhungu nabwo yicuza ni abana wihakanye cyangwa se umwana wihakanye ikintu abasore muri abana babi cyane abasore muri abana babi reka mbabwire njyewe kubona umusore yifata agatera umukobwa inda yamara kumutera inda mani ntavuga ati uyu mukobwa wenda naramugigiye naramusabye ngo duhure ndamwandikira nkora ibiki mugurira ibiki kugira ngo yemere ko turyamana ibyo bintu wenda ntabihe agaciro ugasanga ejo amuteye inda aramwihakanye
man ukaba uri umusore ukaba utatekereza uti ibaze iyo nza kuba iyaba ari mama wanjye. Uzi ishyire mu ifoto uri umusore uri kumva urebye usubiye mu bihe byashize urebye ku mama wawe bamwihakanye man abwira papa wawe ngo ati ni wowe wantenda ati ntabwo iyo ndari yanjye ati ni wowe wantenda ntabwo iyo ndari yanjye. Guys ibyo bintu birababaza nimba uri umusore man mujye muba abasore bari class mube abasore bafite mu mutwe mube abasore batekereza mube abasore bafite umutima man. Ni gute wifata ugatera inda umukobwa nimba kwifata nyine bibananiye mufate inshingano muvuga ati ngiye kurera ugigiye umukobwa uramukoze ibiki umuteye inda ejo uramwihakanye. Ibaza ari wowe papa wawe ukabona ari kwihakana mama wawe. Ese nta nubwo utekereza uvuga ati njyewe nk'umusore ntabwo nshaka ko umwana wanjye azabaho nabi ntabwo nshaka ko umwana wanjye azasafaringa. Nibura uvuge ngo reka mfate umwana wanjye nkaho ari njyewe. Cyangwa se hari n'abasore nabo bakora ibyo bintu niba ari ibigoryi mu mutwe biyibagije ko nabo ubuzima bavukiyemo bwari bumeze ababyeyi babo b'abamama bastrugglinze kubera abapapa babo kubera abagabo nyine bababyaye bakabatererana. Ntiwanavuga uti wenda mfite inshuti yanjye yabayeho nabi ko umubyeyi w'umupapa yamwihakanye reka nanjye umwana wanjye atazabaho nk'uko uriya muhungu yabayeho cyangwa se uko nabayeho. Cyangwa se ngo unatekereze urebe nyine ubuzima abana benshi badafite ababyeyi b'abapapa bakuriramo cyangwa se ibyo bahinduka mu gihe bakuze. So ubwo rero ako kari akanyuzemo okay. Gusa abagabo abasore iyo bamaze gukura batangira kwicuza abana bihakanye by'umwihariko noneho nk'iyo usanze umwana wihakanye amaze kubamo ikintu cya danje baratangira kuvuga ati umwana kuki ko kuri mwana namwihakanye. Iyo usanze umwana wihakanye avuyemo umukobwa mwiza ukavuga ati kuki nyine man uramureba ukabona igikuriro ukabona ukuntu yambaye ukavuga ati cyaze ndi umugabo w'imbwa ukuntu uriya mukobwa uriya mwana wanjye namwihakanye ukuntu asa kuriya nkabara n'igiceri cy'ijana nyine mujye muvuga ati nubona umwana wawe akuze nta n'igiceri cy'ijana wigeze umushyiraho waramwihakanye ukabwira nyina ati reka ariko uwo mwana si uwanjye. Nujya ubona asa neza ameze neza uvuga ati ndi umugabo w'imbwa ko nta kintu uba waramukora ko nta kintu uba uri umugabo w'imbwa kwifata wowe ukihakana umwana mani umuntu wateye inda. Ikindi kintu rero cya karindwi ikindi kintu cya gatandatu umuntu yihakana ni urugo wasenye. Akenshi ubu ngubu hajeho abapfubuzi b'abasore bati ngenda ndapfubura abagore bose ndapfubura n'ibintu nk'ibyo bya bintu by'ubupfubuzi mani sirarangiye asewe urumva rero ugasanga umusore asenya urugo rw'umumama ufite abana 3 bane 5 ngo nayo ndi kumupfubura sase ngo umva ngo ibimama ngo nibyo bisigaye biryoshye ngo ibimama ngo ibiki ibimama biryoha gute. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gukura man urubatse umaze kubaka tuvugura umusore urubatse ugize imyaka 40 ingahe ukumva ugiye kubona agasore k'inkungubutsi akagegera kavuye ahantu karaje mu rugo rwawe kagutwaye umugore karagusenyeye neza nawe nibwo uhita utangira guha agaciro rwa rugo wasenye babana watumye bajya ku muhanda ngo uri gupfubura babana watumye bajya ku muhanda ngo umva ngo umugabo buriya mugore ngo ibiki. Iyo umaze kuba umugore nawe bakagutwarira umugabo utuvuga uti mana gutyo koko niko bibabaza. Mujye mwibuka ko calma is a bitch and calma is real. Umva calma irakora icyo ukoreye mugenzi wawe nawe kirakugaruka. Ubwo rero iki nacyo ni ikintu umuntu yicuza iyo umaze kubyara ukabona urugo rwawe rurasenyutse hejuru y'inkungubutsi y'umukobwa cyangwa se inkungubutsi y'umuhungu urukumva ituvuga ati biriya bintu sinakabaye narabikoze biriya bintu uriya mugore sinakabaye naramusenyeye kuko ni umuvumo. Nk'abasore nk'abakobwa cyangwa se abasore bose bagenda baryamana n'abantu bubatse man uriya ari umuvumo ukomeye cyane muba mwikururiza kuko nawe ejo biba bizakubaho icyo ukoze nawe imbere ugisangayo sibyo.
ni gute wifata ukaba uri umukobwa ukabona ikigabo rwose uriya mugabo turaryama, ukaba uri umusore ufite amaboko ufite iki n'ibiki, ariko ukanga ukajya kuryamana n'umugore ufite abana 3, mwagiye nibura mwishyiramo akantu ko kwiba, siko gutekereza ngo nawe ejo byakubaho. Okay, dukomeze. Ikindi kintu kindi umuntu yicuza ni umubiri wangije. Gutya nyine tuba tukiri bato, umva urandeba ukavuga ati Soni yatemba itoto. Urumva ukareba, umva ndireba muri mirror nkavuga ati Soni ukavuga ati Soni umeze neza, ufite umubiri hatari, umva uranyerera cyane. Urumva ejo ibyo rero bikagushuka, byamara kugushuka ukaba wagenda umva wenda tuvuge nk'abantu wenda bakunda nk'amatatu. Hari abantu benshi njya numva bavuga ati yarashizeho 3 yamara gukura akavuga ati wamfashe kino kintu kikamvaho, nk'ukuboko kose hano hose yashizeho 3 wamfashije bino bintu nkabyikura. Igihe uri kwicuza umubiri wawe wangije wasaga neza, ukagenda ugashyiraho ayo marange n'ibiki kandi bitari bubashe kuvaho. Ukareba wenda nk'ibyo twavugaga byo gukuramo amada, hari abantu benshi bakuramo amada bikaba bya affect imibiri yabo mu nda n'ibiki n'ahandi hantu hose bisanzwe. Cyangwa se ukaba wari wa mukobwa wikundiraga kwisindira amanywa nijoro. Inzoga murabizi ukuntu zituma umuntu agira uruhu rukanyaraye rumeze nabi rusukura. Urumva ejo ugakura umubiri wa ukaba ufite nk'imyaka wenda nka 30, ariko ukaba usa nk'umuntu ufite imyaka 60. Man, abandi bagore barasa neza bameze neza, ariko ngiye ndebera kunzi. Urukumva uri umukobwa wikundiraga rwose kuhora yisindiye, mugahora murwana, ejo ukazasanga umubiri wawe wose wuzuye inkovu ahantu hose. Ati subu hano narwanaga n'iki, iri jisho ko barimenya kuko ubu nashakaga. Aho uri gukora iki? Kwicuza wa mubiri wawe wangije. Kuko uko byamera kose iyo umuntu atangiye gukura ashaka kugaruka bwana. Rero hari n'igihe kugaruka bwana byanga, kugaruka bwana ntabwo byakunda, ariko at least hari igihe uba waramanaging umubiri wawe ukiyitaho, ugakomeza ugasa neza, ugakomeza ukaba uri umukobwa cyangwa se uri umugore. Ntabwo mujye mubona ibigabo bifite ibida, bifite ikida. Urumva nawe kuba yayikuraho bikaba byananze. Uwo muntu muri abantu se mujya ngo babishimye bavuga ati wamfashe iyi nda nibura bakayisaturamo nka 5 ndikamvaho. Rero abantu benshi nabwo iyo bamaze gukura bicuza imibiri yabo bangije bayikoresha ibintu bitagakwiye. Hari nk'abantu benshi banywa amatabi ugasanga iminwa yagiye umukara. Hari urugero ngewe nzi rw'abantu uri kumva agenda kuba buri munsi kugira ngo yongere ise umutuku. Aho buri gukora iki? Kwicuza wa mubiri wawe wangije. So ikindi kintu kibanziriza icyanyuma rero ni ubutunzi wangije. Muri iki gihe tungana gutya, hari igihe umuntu aba afite amafaranga, ariko umva abona amafaranga mu buryo bumworoheye cyangwa se mu buryo bugoranye, ariko bw'akazi, buri kazi kose karagora, urabizi. Umva aka kanya amafaranga ukaba uyapfusha ubusa buri munsi uyapfusha ubusa. Man, byarangira ukazavuga uti noneho ya mafaranga amaze gushira cyangwa se umaze kugira inshingano nyinshi z'abantu rera cyangwa se witaho, Mana ari amafaranga yose napfushije ubusa, ubu kuko nayakura. Mana wamfashije ari amafaranga nanywereye, ari amafaranga nahonze abakobwa n'ibiki, wambabariye ari amafaranga nkongera nkayabona. Ugatangira ukicuza bwa butunzi wagiye upfusha ubusa, ya mafaranga wanywereye, nyine ya mafaranga wakoresheje mu bintu by'ubugoryi. Kandi nyamara wari kuba warayasevinze aka kanya ukaba ufite ikintu kizima ugezeho. Uri kumva? Ariko kuko nyine wabipfushije ubusa ukabyangiza ukabikoresha uko wishakiye, ku kanya ukaba utakibona. Ibyo ni ibintu abantu bicuza bamaze gukora. Ko mfite inshuti zanjye nyinshi kabisa zivuga ati kera nari mfite amafaranga, ubu ngubu wayampa nakumva ari njyewe uriho. So ikindi kintu rero cya nyuma ni iki? Ababyeyi wasuzuguye. Ababyeyi wasuzuguye. Abantu tugifite ababyeyi akenshi turabasuzugura pe. Turabasuzugura. Ndabizi ko ngubu nimba hari n'umuntu wapfushije umubyeyi
abari kwibuka ukuntu yamusuzuguye kera, ukuntu umubyeyi we yamubwiye ati reka iki ngiki ukanga kugikora, ukuntu umubyeyi we yamubwiye ati genda unzanire iki ngiki ukanga kugikora, kuko nyine wamubuze utanamubona aka kanya. So umuntu rero ukicara ukavuga uti Mana nyagasani, ababyeyi banjye kuki nabasuzuguye muri bya bintu, muri za nama zose bakubwiraga, mu byo bakubwiraga ukore ngo bigende neza ukabyanga, mu byo bakubwiraga ngo ntukore wowe ukanga ukabikora. Iyo umaze gukura, noneho iyo umaze gukura utuvuga ati biriya bintu mbimenya simbikore. Buriya mama wanjye rero arakoresheje ijisho rireba kure, rirambwira ati nyine rireba kure, ribona ko ibintu nshaka gukora atari byiza. Cyangwa se wamara kuba umubyeyi, noneho utangiye kujya ubwira abana bawe ibyo mama wawe yakubwiraga, ukabura umubyeyi ufite icyana cy'igicucu gifite imyaka nka 17, ugahora ukibwira ati wambobe wagiye ukora ibi, ukabona umwana ntabwo ari kukumva. Utangiye kuvuga ati Mana, kiriya gihe kuki koko nanjye ntumviye umubyeyi wanjye, kuko nanjye aka kanya mbaye umubyeyi, none abana bakaba banze kunyumvira. Urumva rero utangira kwicuza nyine ababyeyi wasuzuguye, ibyo bakubwiye ngo ukore ntubikore, nyamara byari bigufitiye akamaro. Kuko ababyeyi bacu nibo bantu bonyine twakwizera, maze kubona ko aribo bantu bonyine twakwizera. Nubwo bavuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe, ariko at least umubyeyi wawe ni 99% ko yaba kwifuriza ikintu kibi. So ibyo rero nibyo bintu 10 umuntu yicuza amaze gukura. Reka mbi listinge ubundi dusoze. Ikintu cya mbere nababwiye harimo inama baguhaye utahaye agaciro. Izina ryawe wangije urikoresha mu bintu bidakwiye, rikakomeza rya zina ribi wanditse none uri kwandika rigakomeza rikagukurikirana. Ikintu cya gatatu, amahirwe utigeze ukoresha n'inzira wisibiye n'umwanya wataye. Ikintu cya kane, urukundo wirengagije. Iyo umaze kubona abantu koko batagukunda, ukabona abantu umva bari kuryinyo, bakugendera kuryinyo, utangiye kuvuga ati nyamara babandi barankundaga. Ikintu cya gatanu, inda umukobwa aba yarakuyemo. Ikintu cya gatandatu, umwana umusore aba yarihakanye. Ikintu cya karindwi, urugo uba warasenye, urugo rw'abantu umuntu wubatse uba warasenye. Ikintu cya munani, umubiri wawe uba warangije uwukoresha mu bintu bitari ngombwa. Ikintu cya cyenda, ubutunzi uba warapfushije ubusa, amafaranga uba warapfushije ubusa, ibintu uba nyine warajugunye bisanzwe tu. Urumva? Ikintu cya 10, ababyeyi uba warasuzuguye, inama z'ababyeyi baba baraguhaye ukanga kuzumva. Ibyo rero nibyo bintu 10 umuntu yicuza iyo amaze gukura, iyo amaze gufunguka mu mutwe, iyo amaze kugira ibitekerezo by'abantu bakuru nkanjye. Guys, reka rero nizere ko mwaryohewe n'iki kiganiro nabagejejeho. Ibyo nibyo bintu 10 umuntu akunda kwicuza. Nimba uri ubikora, abantu ubikora uvuga ati uyu munsi cyangwa se ejo cyangwa se ejo bundi nshobora kuzabyicuza, ubikore ubizi wumva ko harimo ingaruka nyinshi zitandukanye. Wowe mu mutwe wawe wicara ubitekerezeho, urukumva buri kintu ku kindi ugenda ugitekerezaho n'ingaruka zabyo nyinshi ntagiye mvuga. Hari n'abantu byinshi bishobora kuba byarabayeho, gusa nimba hari igitekerezo ufite wandike muri comment section, wandike ukuntu byumva, wandike iki n'iki, cyangwa se nimba hari ikindi kintu mushaka ko nzababwira ubutaha, nabyo mubyandike muri comment. Sibyo? Amazina yanjye rero nitwa uw'ababyeyi Sonia Lola. Reka ngushimire we twabanye muri iki kiganiro. Imana iguhe umugisha, ndagukunda cyane. I love you. So, bye bye. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye. Mwah.